ikaze kuri channel ya Story Behind. Nk'uko mubizi rero nk'ubu bisanzwe muba muri kumwe nanjye Liza McDowell. Abatari banzi ni njyewe rwose Liza McDowell. Uyu munsi turi kumwe rero, uyu munsi tugiye kuba turi kumwe tubonana imbona nkubone turebana, tukaba tugiye kuganira kuri bimwe mu bintu mu buzima tujya duhura nabyo, ariko ugasanga hari ukuntu wenda tutabyitwaramo neza, cyangwa se hakaba nk'ukundi kuntu wenda biba bitagenze neza. Mbere na mbere reka mbanze nshimire abakora subscribe, abakora like, share ndetse na comment zanyu ziratwubaka. Comment zanyu zituma hari ikindi kintu wenda twatekereza gukora, kandi tubasaba ko mwajya mukomeza mukatubwira muri comment, mukatubwira icyo twakora, ibyo twakongeraho, ibyo twagabanya. Biba byiza kuko bitugaragariza ko tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu. Reka mbashimire mwese kandi bifurize umugisha. Ntabatindiye rero, hari ukuntu mu buzima, buriya mu buzima habamo ibintu byinshi, habamo ibyiza, habamo ibibi, ariko uyu munsi ngiye kubaganirira kuri story. Ni story iri true, ni story impamo, ni inkuru mpamo, ni inkuru ya nyayo yabaye, njyewe niboneye, cyangwa se wenda byabaye nanjye nkaba wenda narindi muri urwo ruziga rw'iyo nkuru. Turaza kubyumva. Ntabatindiye rero, reka mbagezeho inkuru yanjye nshaka kubabwira. Niba nayita agati, reka nayita nk'agati muri make. Kera twiga muri secondaire nari mfite best friend wanjye. Uwo mu best friend wanjye yari inshuti yanjye pe, yari besto nyine, yari inshuti yanjye magara pe, ari inshuti yanjye. Rero twariganye, twigana muri secondaire, twigana ku bigo bibiri byo muri secondaire. Twari inshuti ariko bya bindi bita inshuti. Hanyuma rero aza gukundana n'umutipe, barakundana, n'umutipe yigaga muri troncome, akundana n'umutipe, ariko umutipe umurutaho ukuntu. Bakundana imyaka hafi 7 ndakeka, bakundana imyaka igera kuri 7. Noneho muri iyo myaka 7 bahoraga nyine bashwana, byanze byakunze, basubiranye gutyo na gutyo. Noneho akajya ambwira ati shatiri, ati njyewe rwose uyu mutipe mbona atankunda, mbona ari muri gahunda ze nyine ntazi n'iki, mbona nyine tutari kumwe. Ambwira ati rero ntawamenya ibi by'abasore, by'abantu bakundana, niko kundi nyine by'amakapo, urabibona nyine amakapo arashwana bakongera bagasubirana. Ati yakongera akihangana. Nyuma muri iyo myaka 7 yaje kumutera inda. Ntabwo ari ibintu bari barapanze, ntabwo ari iki. Umukobwa baza kumutera inda. Umuhungu amaze kumutera inda, umukobwa yaraje arabimbwira. Ni njye muntu wa mbere yabimbwiye, arimo arangisha inama. Noneho mu kugisha inama arambaza, arambwira ati shati mva nkubwira, ati noneho wa mutipe yanteye inda. Ati ubu ngubu ndi kwibaza ukuntu, kandi uwo mukobwa nta babyeyi yagiraga, donc yari imfubyi, yabaga muri famiye. Ati ndi kwibaza ukuntu ndi bujye kubwira famiye yanjye ukuntu banteye inda n'iki. Ariko umukobwa nyine yari akuzemo, ariko bitari cyane, yari ari hejuru ya 23 ans, urumva ko yari akuzemo. Hanyuma birarangira, umutipe ndamubwira nti noneho wowe ikintu ugiye gukora, wowe ugiye kubwira uwo mutipe yaguteye inda. Umukobwa arambwira ati shati none se ko mbona nta gahunda dufitanye, ko mbona koko donc atabirimo neza, ubwo ngubwo nayihakana cyangwa akavuga ko wenda tutazabana, ubwo urumva ndaba nkozwe n'isoni, kandi n'umuryango ndaba mukojeje isoni. Ndamubwira nti oya, ntago ari ikimwaro, kuko ntago ari we wa mbere waba utwaye inda, nturi uwa kabiri, yewe nturi n'uwa gatatu, yewe nturi n'uwa nyuma. Wowe ikintu ugiye gukora, genda ubibwire umutipe, wumve igitekerezo cy'umutipe, hanyuma namara kukubwira uko wabitekereza, wowe uzagaruke umbwire. Okay, umukobwa ahamagara umutipe, arambwira ati ndagushaka. Umutipe arambwira ati nta kibazo, reka duhure. Barahura, arangije umukobwa aramubwira ati umva nkubwire, reka umutipe se tumwite Ndera, reka umutipe tumwite Jacques. Umukobwa best friend wanjye reka tumwite Jeannette, reka dufate nk'urugero nka gutyo. Ntabwo ariyo mazina yabo nyakuri,
ni urugero nyine tugiye gufata. Jeannette ahamagara Jacques aramubwira ati umva ati shati nyine nagira ngo nkubwire ko ntwite. Umuhungu fagasira mwanura aravuga ati wapi ntabwo ibyo bintu byakunda urabeshya n'iki n'iki. Undi aramubwira ati Jeannette aramubwira ati ndabeshya se ntabwo wemera ko twaryamanye? Undi ati ndabyemera. Aramubarira abanza kuba yumva ko umutipe nibyo koko bihuye n'iminsi babonaniye. Umutipe aramubwira, umukobwa aramubwira ati rero ndashaka kumenya turakora iki, turabigenza gute? Umutipe uzi ikintu yamubwiye, guess what, yaramubwiye ati iyo nda urayikuramo. Umukobwa aramubwira ati what, ati kuva nabaho mu buzima bwanjye ntabwo ndakuramo inda, kuva nabaho mu buzima bwanjye ni ubwa mbere ngiye kubyara, ni ubwa mbere ntwise muri make, ntabwo nzi ubwo se najya gukuramo inda mu ruhe rwego. Nuko umuhungu aramubwira ati rero njyewe ntabwo iyo nda ndi tayari kuyirera, n'umubyara uzamwirerana. Umukobwa biramucanga, isi mwikarageraho imwifungiraho amaferi biranga. Umuhungu aramubwira ati urayikuramo? Ati umukobwa aramubwira ati se niki gituma se nyikuramo? Basi hari undi mukobwa ufite mukundana? Undi aramubwira ati oya, ati mfite undi mwana nabyaye, uwo mwana urumva umwana yari afite nk'imyaka nk'ingahera, afite nk'imyaka nk'itatu ine gutyo, ariko iwabo w'umuhungu bakaba bari baratarabyakira ko uwo muhungu yabyaye. Urumva hahita hazamo ikindi kibazo, hahita hazamo undi mwana nawe kandi agiye guteza ibibazo. Dore umuhungu ngo isi iramwikarageraho ikamufungiraho amaferi. Umukobwa nta kintu na kimwe afite cyo gukora, ari kwibaza ukuntu ari bugende iwabo, akababwira ati si n'iwabo yewe ni muri famiye, arababwira ati akababwira ukuntu atwite. Yumva biranze, arababwira ati umva ati nuko nguko mbwiye, ati sawa inda sinyikuramo. Kandi yaramubwiye ati atoke reka njye kubitekerezaho nzakubwira. Noneho umuhungu wumva ukuntu abatipe bikunda, we yashakaga asatisfeze besoin ziwe, amwumve, umukobwa yahasiga ubuzima atabasiga, it's up to her, ntago donc bimureba. Umukobwa araza arambwira ati shati ati rwose umva nkubwira, ati umutipe yavuze ngo ngomba gukuramo inda. Ndamubwira ni what, newe nishane ntago ari byo rwose, ubwo ibazo uyikuyemo ikaguhitana. Umukobwa avuga ati ariko ibaze koko nyikuyemo ikambitana. Ndamubwira ntumva rero nkubwire nshuti yanjye, ngiye kukugira inama, kandi ngiye kukugira inama itari agakecuru. Iyi nama nuyikurikiza ubuzima bwawe buzagenda neza. Arambwira ati mbwira. Ndamubwira nti rero nshuti yanjye reka nkubwire, Imana itanga buriya hari ukuntu hari n'ukuntu kwizera, buriya idini ya Isilamu idushyiramo kwizera cyane, ukizera ko Imana niyo ishobora byose, kandi koko nibyo. Buriya utizeye Imana umva jya umenya ko ibindi bintu byose byawe byangiritse byapfuye. Nuko umukobwa nyine ndamubwira nti rero Imana izana umuntu ifite n'umugati wiwe, ifite n'isahani ye. Uwo mwana ushobora kumukuramo ejo n'ejobundi akareba wari kuzawukura aha hantu haburi. Bitekerezeho, uyu mwana wimukuramo utamukuramo, noneho tureke n'ibyo wenda ubwo se umukuye mugapfa. Ubwo umukobwa aravuga ati ariko uzi ko ari byo. Umukobwa aragenda arwana n'umutima. Nshuti, umukobwa aragiye arwana n'umutima, akajya avuga ati nyikuremo, ukwezi kwa mbere kuba kurashize. Umva akabibwira umutipe nyine ntamwandikire, ntamubaze, ntagire ikintu na kimwe amubaza. Rimwe aza umutipe aramubwira ati rero ngiye kukohereza, aramubaza ati se gukuramo inda wabitekerejeho usanga nibyo? Umukobwa aramubwira ati nta kibazo, mpa amafaranga njye kuyikuramo. Umuhungu aramubaza ngo amafaranga ngo nangahe? Umukobwa aramubwira ngo ni 300. Umuhungu aramubwira ngo ngo urabeshya, 300 ngo ni menshi. Noneho umukobwa aramubaza ngo noneho usanzwe uri umu expert, usanzwe ubizi aho bazikuriramo? Undi aramubwira ati ndaguha amafaranga 100. Undi aramubwira ati nta kibazo yana. Noneho umukobwa bikomeza kumucanga, urumva nubwo yaraziranye n'iwabo w'umuhungu niki, ariko akaba yaraziranye n'umuvandimwe w'umuhungu, bakaba bari baziranye bavukana nyine. Hanyuma ubwo mugira inama, ndamubwira nti rero wowe reka mbanze nkubwire, sibyo n'ejo bundi umuryango utazamenya ko udafite umwana, kandi wenda hari n'ikintu bari kuzamumarira, wenda bari no kuzamukunda.
genda ubwire iwabo umuvandimwe w'uwo mutipe waguteye inda, genda umubwire ko utwite kandi utwite inda y'umuvandimwe we, hanyuma wumve ikintu akubwira. Sha mu by'ukuri iyo famiye ni famiye y'imfura, umva nkubwire, ni famiye yamubereye imfura, nubwo wenda nyuma bitaje kugenda neza, ariko ni famiye yamubereye imfura. Umukecuru mama bari bafite mama wabo, umukecuru amubera imfura, yari umumama mwiza. Noneho agenda kubwira umuvandimwe w'umutipe, aramubwira ati ndagushaka. Umuvandimwe aramubwira ati nta kibazo, aramubwira ati umva nkubwire rero bimeze gutya na gutya, aramusobanurira nyine story yose, aramubwira ati umuvandimwe we yanteye inda, ari kumbwira ngo ngikuremo brarara patati patata. Umuvandimwe we aramubwira ati ndakwinginze Jeannette, ndakwinginze ntukuremo iyo nda, yihorere ayo mafaranga yakoherereje, umubwire ngo iyo ni intangiriro y'ubuzima bw'umwana wawe. Okay, umukobwa abigenza gutyo birarangira. Urumva umwe muri bo mu muryango w'uwo mutipe amenye ko umuvandimwe we yateye inda. Bwa kabiri s'il te plaît, ubwo birarangira nyine, bibaho ngaho, umukobwa abaho aratwita, arabyara, akajya akora bikanga, aza kugenda kwa kundi nyine uba ugenda uhunga abantu, ujya gushaka n'ibindi bintu ukora, akajya akora ibintu bikanga, ubuzima bukanga pe. Rimwe umuntu aza kumuhamagara aramubwira ati se, ati ko mfite kampani iyi n'iyi waje tugakorana. Umukobwa aragenda ajya gukorana n'iyo kampani, niko inda ikomeza kugenda ikura, biza no kwanga n'iyo kampani biranga. Umukobwa igihe cyo kubyara kiba kirageze, urumva amezi 9 yarashize, nyine umukobwa yanze gukuramo inda, amezi 9 arashira, barabyara. Amaze kubyara, imagine umutipe yamaze like 2 weeks ataza kureba umwana. Noneho aho aziye kureba umwana aravuga ngo ngo wapi wacu ntabwo tubyara abana, bunguye umwana ntabwo ari uwanjye. Ariko ubungubu wakwereka ukuntu Imana ni nziza, ari ukuri, wakwereka ukuntu uwo mwana ubu yarakuze, umwana ni mukuru, wakwereka ukuntu ubungubu asa na se. Ubwo birarangira nyine, bibaho ngaho, nyina atamufasha n'iki n'iki. Noneho nyina w'umuhungu, uwo mwana w'umukobwa yari azi aho acururiza n'ibyo akora. Urumva umukobwa yari azi iwabo, ariko bo batamuzi. Nuko arangije ndamubwira nti ariko Jeannette, nturabizi, reka tujye kureba mama w'umuhungu, tumubwire, yewe nadutera amabuye ntacyo, ariko amenye yuko afite umwuzukuru. Turagenda naho umukecuru akoraga, tugezeyo ku bw'amahirwe make dusanga umukecuru ntawe uhari. Tugerayo dusanga umukecuru ntawe uhari. Noneho twagiye Jeannette ahetse umwana, yamukavarinza ku buryo utashobora no kumenya ngo uyu mwana ni uwande. Noneho abantu bakoranaga n'umukecuru baza kugira bate, umukecuru bukeye bwaho agiye ku kazi, umubyeyi nyine bukeye bwaho agiye ku kazi, baramubwira ati ariko hano hari umukobwa waje kukureba ufite umwana. Umubyeyi aravuga ati umukobwa se umeze ute? Ati nyamara hano hari umukobwa waje kukureba, bari abakobwa babiri baje kukureba hano bafite umwana, bahetse umwana, uze kubaza ko mu bahungu bawe nta muhungu waba warateye inda waba ufite umwana. Umubyeyi biramucanga, ahera ku bana barababaza ati nta n'umwe wateye inda gutya na gutya, shwida bose barahakana. Kera kabaye, umubyeyi akomeza uwo mubyeyi, umva njyewe uwo mubyeyi ntabwo byambayeho ibyo bintu, ntabwo doka ari njye byabaye, ariko uwo mwana w'umukobwa yumve ngo aramushimira pe, aramushimira, ni umubyeyi mwiza n'umubyeyi w'imfura. Akomeza ashaka, umva byaje kurangira umutipe hashize umwana amaze kugira nk'amezi 9, biza kurangira umutipe yivuyemo kwa kundi nyine umuntu anywa. Arambwira ati ariko mama, harya ngo warambajije ngo mfite umwana, ngo ndaguhakana ngo mfite umwana mwiza, ngo mwiza byahatari. Urumva uwo mwana yakuze agenda kurasa
nabi wabo akagenda kurasa na nyirakuru akagenda kurasa na se umutipe yararebye aravuga ati yewe sha ntaho mfite wo kwihakana uyu mwana ni uwacu urukumva ubwo birarangira nyine umuhungu aza kumubwira ko afite umwana, aza kubwira nyina ko afite umwana, amwohereza amafoto umubyeyi arayasakaza muri famiye nyine arabereka aravuga ati reba umwuzukuru wanjye, birarangira nyine famiye ibyabaye mu bindi ntabwo twebwe tubizi, byo kubabwira inkuru bagiye bampa n'ibintu ibi byinshi nagendaga byibonera kuko ahanini nabaga ndi kumwe n'uwo mukobwa. Noneho uwo mubyeyi w'umumama aza gusaba ko uwo mukobwa yazaza kumusura akamureba, aragenda ajya kumusura barahura. Noneho uwo mumama yabanaga yari afite umukobwa nyine nawe uri mu rugo ariko wari muto yari atarashaka. Noneho ajya kumusura, umubyeyi aramwishimira, barishimirana, donc nabyita nko gushimana. Noneho Jeannette yishyira mu myanya, abonye ko famiye y'umuhungu imukunda nta kibazo, atangira kwishyira mu myanya sasa ngo umuhungu azamushaka. Ariko Jeannette akaba yaragiraga amahane byahatari akaba yaragiraga amahane ku buryo hari nk'ibintu nyine atabashaga gusiporta kuri uwo mutipe. Baragiye babaye inshuti n'umubyeyi na mama w'umuhungu, nyirakuru w'umwana we nyine nyirasenge w'umwana, babaye inshuti nta kibazo, ubuzima buryoshye bumeze neza. Ahandi uvuga ati sha aha niho hanjye uyu ngo. Noneho rimwe Jeannette aza kurota, ni story yambwiye uko nguko, aza kurota arota yakoze ubukwe na wa mutipe bari mu murenge. Noneho arabimbwira, amaze kubimbwira ndamubwira nti are you sure, ndamubaza se ukabya inzozi? Ambwira ati sha sometimes nkabya inzozi atari ku ibintu niroteye ngewe, ntabwo ari byo bimbaho ahubwo biba ku bandi. Ndamubwira nti none se ushatse kuvuga ko mutipe azarongora undi mukobwa utari wowe? Umukobwa arambwira ati sha simbizi, atari ko se ko mba mbone waba udukundanye nta kibazo, umwana yaramwakiriye aramukunda n'iki bibaye aho. Noneho muri ya famiye haza kuza umugore w'umuvandimwe w'uwo mugabo, donc nabita nk'abakeba. Jeannette yari mukeba w'uwo mugore, ariko kuko uwo mugore yari umugore w'umuvandimwe w'umugabo wateye Jeannette inda. Ubwo niba muri kubyumva muraza kwisesengura mu byumve. Barakominikanye gutya. Umukobwa yakoraga mu yihe kampani yakoraga, sinibuka kampani yakoragamo, sinibuka ibintu yakoragamo. Uwo mukobwa reka tumwite Josiane. Numva ari za jejeje nuko Josiane abacamatanye na Jeannette, mwibuke ni best friend wanjye, baracamatanye babaye aba besto ibiki n'ibiki. Ariko mu by'ukuri Josiane akaba agira ikintu bita amagambo mbese inkuru yibagiwe, iyo ngiyo ntibaho, inkuru yibagiwe iyo yo ntibaho. Mbaza rero ukuntu byaje kugenda. Baramucamatanye babaye aba best n'ibiki. Nanjye ntabwo cyakoze Jeannette ntigeze ncikaho pe, ntigeze ncikaho kuko urumva mu bibazo byose twari kumwe, ahantu hose yambereye imfura, ngewe ndamushimira rwose. Babaye inshuti. Noneho tuza kumenya ko wa mukobwa bateye inda mbere ya Jeannette, iwabo urumva nyine niba ntabwo mbizi, niba bataramukundaga, niba bataramwishimiye, niba umukobwa yari afite amakosa, donc hagati aho twebwe ntabwo tuzi uruhande twari duhagazemo. Josiane rero akajya aza, urumva Josiane yari inshuti ya Jeannette besto wanjye, akaba n'inshuti y'umugore uhuje umugabo na Jeannette, bose ari abashuti. Josiane yaganira na Jeannette akajya kubibwira wa mugore,
uwo mugore reka tumwite Claudine. Josiane yaganira na Claudine na Claudine akajya kubibwira Jeannette. Josiane yaganira na Jeannette akajya kubibwira Claudine. Noneho Josiane si ibyo gusa, akajya no muri famiye y'umugabo we nyine aho ngaho kuri uwo mukecuru na nyirasenge, akajya kubabwira utuntu akababwira utugambo. Umva sha Jeannette nyine aba muri iyo famiye birashyuha, urumva wa mu Claudine we bamushyize ku ruhande, sinzi ikintu bapfaga, niba ntago nzi realite yabo hagati yabo y'abantu nyine, donc uruhande nyine rutari rwiza, swati niba ari Claudine, swati niba ari iyo famiye. Ariko urumva Jeannette kuko yari ari muri iyo famiye we yabonaga ko iyo famiye ari nziza, ibyo ari byo byose ni ibintu byiza bavugaga. Claudine abaye nyakamwe. Jeannette rero ari muri famiye ameze neza, birashyushye, akajya ajya kuba ari kumwe namwita, reka tumwite wenda nyine nyirabukwe muri ako kanya, kuko nibyo byagaragaraga. Nyirabukwe umva bakundana na nyirasenge w'umukobwa, si ibintu nyine ari byiza. Nyuma Josiane yavuze ko hari anniversaire y'uwo mwana wa Claudine, mbese w'umugabo w'uwo wa Josiane, wa mwana we wa mbere nababwiye. Hari anniversaire Josiane ayigiyemo aza kwakiserera Jeannette amubwira ngo umva, ngo umugabo wawe ngo ntago agukunda, ngo reba umwana we ngo yamugurenga ibi n'ibi, ngo aramukunda kukurusha, ngo uyu mwana we ntago bamukunda, donc mu rwego rwo kugira ngo ajye asembura Jeannette. Niba ari ishyari Josiane yari afite, niba ari umutima mubi, njye simbizi. Uwo mukobwa yarancangaga, uwo mudamu yarancangaga kuko yari yarabyaranye n'uwo mutipe, ariko bari batari mari. Niba ari ishyari, niba ari umutima mubi, ntago mu by'ukuri ntago mbizi. Hagati aho none njye nkajya mbwira Jeannette sha rero uyu mukobwa ujye umwitondera, njye mbona afite amagambo menshi, ni gute aza kukubwira ibintu bya Claudine akajya no kukubwira ibyawe nk'ubwo we nta kintu ubonamo. Josiane nyine kuko yari yisanzuraga muri iyo famiye nyine, aravuga ati mva ati shati ni inshuti yanjye n'iki n'iki. Baragiye barahararana. Umva Josiane akajya ageraho akajya guteranya Claudine na famiye y'uwo mutipe yabyayemo, ariyo ya Jeannette mu best friend wanjye, akabateranya ibintu byose Claudine baganiriye sha Josiane akajya kubibwira famiye. Ibintu byose Josiane na Claudine baganiriye akaza kubibwira Jeannette, akamubwira uburyo ngo ari we ngo watumye ngo umugabo ngo afashe umwana. Mana we yambwiraga ibintu byinshi. Josiane yari isutwa y'umugore, cyakoze ubu wambwira ubu ngubu ahantu ageze. Biza kurangira noneho kuri anniversaire, urumva ko Josiane yateranyije Claudine, ateranya Jeannette, yewe ateranya n'umugabo wabo bombi. Arabateranya, amaze kubateranya Jeannette rero yavomaga hafi cyane. Umushuti wanjye mbese wanjye ndabizi yavomaga hafi, avoma hafi, ahamagara umutipe, angahe ati umwana wawe mukuru uramukunda kurusha uwanjye, ubu se ari uyu n'uyu, ninde wari ukeneye iki, kuki umeze gutyo, kuki uteye gutyo. Aramusomera, umutipe aramutuka, baratukana. Umutipe arambwira ngo kugira ngo wowe ngo noneho ngo nkukurizeho, ngo kugira ngo wowe ngo nkurongore, ngo nzarongora shitani. Umva naho bahereye bashwana. Jacques naho yahereye ashwana na Jeannette, barashwana ibintu birakomera. Umva barashwana n'imbere ya nyina wa Jacques nyine, urumva Jeannette nyine ntabwo yagize kwihangana, barashwana. Umva barashwana inkundura, ibintu birakomera, barashwana. Umukobwa nyine avuga amagambo atari meza n'iki, ariko Josiane bya bindi byose ari inyuma, ntawe umuzi ko ari we muntu uteranye. Umva Josiane yagiraga umuntu, mana we yagiraga amagambo, cyakoze wambwira nimba yarashatse yararongowe bigashira. Umva arabateranya, umuhungu aravuga ati mama sinzongere kubona uwo mugore aho simushaka. Ariko hagati aho
umuhungu akaba yari afite umukobwa baziranye bamaranye igihe bari no mu rukundo. Josiane izo sitori akaba yari azizi akajya azibwira Jeannette. Niyo yazibwira Jeannette, Jeannette akavuga ati ntacyo tuzakompitinga, uwo bizakunda niwe azarya. Ariko umubebe akaba yari afite amafaranga, umva umuhungu bagiye barakundana, Jeannette na ntuza urumva Jeannette na Claudine, Jacques nta n'umwe yigeze arongora muri bo. Yaje kugira gutya barashwana birarangira, yirongorera wa mukobwa wa gatatu abantu bose batakekaga. Mama yake na mama, dore roreho ngo umuriro uraka. Noneho wa mukobwa wa gatatu winjiye muri abo bagore batatu, nawe aragenda aba inshuti na Josiane. Mama sha Josiane, aho uri Imana izakubaza byinshi, wateranyije abantu benshi, wabeshye. Niba uniyumva kwiyumva ino story hari ahisa nk'iyawe, umva sinakuvuza izina, ariko uri umugore mubi cyane. Noneho Josiane yagendaga agafata Jeannette, best friend wanjye, akajya kubwira amagambo muri uriya muryango yabyayemo we, akajya kubateranya na nyirabukwe, uwahoze nyine ari nyirabukwe, akajya kubateranya akababwira ngo brrrr, ngo gutya na gutya, ngo Jeannette ngo aba yavuze gutya, ngo Jeannette ameze gutya. Bamubwira akagaruka akabwira Jeannette, muri uriya muryango wabyayemo ntibakigukunda, ntibakigushaka, brrrr, bavuze gutya na gutya, ngo ubihomaho, brrrr. Mana yanjye, umwana w'umukobwa bita Jeannette yaragiye agira trauma, ararwara trauma, arwara depression. Umwana w'umukobwa uko yageze aho akagira indwara y'ubwoba, akagira depression. Ariko sha mu by'ukuri njyewe nkurikije story ukuntu nyizi, umuntu umwe hano muri iyi story, ubundi nk'abantu nk'umwe cyangwa babiri, ubundi nibo bantu ntazi batari beza muri iyo nkuru. Kuko Josiane ntabwo ari umugore mwiza, wapi, yari umugore mubi. Yarateranyaga, yajyaga kwa nyabukwe agateranya, yajya harya mushiki w'umugabo wawe bamwita gutera, harya mushiki w'umugabo bamwita gute mu kinyarwanda? Kameramani, mushiki w'umugabo bamwita gute? Oya, masenge. Masenge ni mushiki wa papa wawe, nyogosenge aba ari mushiki wa papa wawe. Mushiki w'umugabo bamwita gutera, muramukazi. Aha, umugore wa musaza wawe aba ari muramukazi wawe. Noneho urumva nyine muramukazi we nyine wa Jeannette barakundanaga n'iki, ubwo biza kurangira bose bamurejectinze. Urumva ni famiye yo ikundana, ni ukuvuga ngo iyo hagize umwe wivanga ugirana ikibazo n'umwe, famiye yose ihita ikwanga. Ni uko nguko nyine bo bakora. Ariko by the way, njye ntago mba blaminga, kuko njyewe nkunda famiye ikundana, nkunda umuryango buriya wumvikana cyane, ku buryo niyo hashatse kugira nk'umuntu uza kubinjiramo ntago byakunda. Ikindi kintu nashimiye uwo muryango ukunda amaraso yabo. Ni hahandi umva banapfira abana babo. It's up to you, wowe niba ufite ibibazo byawe birakureba, ariko abana babo barabakunda. Agira ngo bishishikarize n'abantu rwose, kuba umwana yaravutse wenda mu buryo butunguranye cyangwa butateganyijwe ntabwo bivuze ko uwo mwana ugomba kumwanga. Njyewe uwo muryango ndawushimira, ukunda amaraso yabo, ukunda abana babo ukunda abana babo cyane cyane. Urumva nyine umutipe yaje kugira gutya, ashaka undi mugore wa gatatu. Mu kumushaka, Josiane aragenda arongera nyine nabibabwiye ko yabaye inshuti nawe, noneho akajya agenda bateranya impande eshatu sahasi. Josiane, aho uri nta kindi nagusabira usibye kuzahinduka ukajya ureka amagambo. N'abantu mwese bameze nka Josiane mwirwa muterateranya mujya kuvuga utugambo. So biza kurangira rero, byaje kurangira abakobwa bombi biyakiriye, yaba Claudine yaba Jeannette. Jeannette aza kubona akazi keza, Jeannette aza no kujya hanze, ubu ngubu yibera no mu Bubiligi. Thank God rwose, aracyari inshuti yanjye, turacyanavugana rwose. Njya gutya nkabona kuri Kamomo, nkayakubona nkabona rwose udufaranga twa fanta tugezeho. Kubera iki? Namubereye inshuti nziza. Mu bibazo sinigeze mutererana nawe, kandi twako twabanye cyane mu bibazo, ntiyigeze antererana mu bibazo nari ndimo.
ariko umuntu bita Josiane, abantu bameze nk'aba Josiane mukunda abantu bigendeye mu kigani. Ngewe uwo muryango w'uwo mutipe wa Jacques ngewe ntabwo mukundana, sinshobora kuwukundana kuko ibintu byose byabaga ni Josiane wajyaga kubabwira abagabo. Josiane yarateranyaga, ubu Josiane ntakiri inshuti na Jeannette, ubanza Josiane cyakora yasigaye ari inshuti ya Claudine n'uwo mugore wa gatatu wenda. Jeannette we yakuyemo ake karenge yigiriye mu Bubiligi, ntago akiba no mu Rwanda, umfasha ameze neza. Nabonye ejo bundi ampa na invitation ambwira ngo agiye gukora ubukwe. So ikintu ngiye rero nashakaga kumva, nashakaga kubabwira hagati aho ngaho, buriya mu buzima amagambo si meza pe habe na gato. Amagambo si meza. Wowe muntu ugenda uterateranya abantu, umenye ko hari umunsi bizakugaruka. Kera ubundi barafataga abantu bakabashyira nka hano mu kibuga gutya, bakaba abasilamu babyita gusuta, n'abasilamu n'abaswahili, abatanzania babyita gusuta, akagusuta bakakuvuga, bakagutuka, ukavuga ibintu byose, ukavuga ahantu inkuru zose zahereye. Inama rero nshaka ko mwiga mureke amagambo, mureke kujya mwumva n'amabwire. Niba umuntu aje akubwira ikintu, ubanza umenye, utohoze, umenye amakuru. Hari igihe ushobora kwanga uwo muntu kandi uwo muntu ari we innocent, ukubwiye amagambo ari we muntu mubi. So agati kacu rero naho karangiriye k'uyu munsi. Umva nzagaruka mbaha kandi gati keza karyoshye rwose. Urumva munyihanganira ukuntu wenda nitwaye kuri kamera, ari ubwa mbere ngiye kuri kamera rwose, ntago mbimenyereye. Mva mushyire muri comment ukuntu nitwaye niba agati kanjye mwagakunda, hanyuma tuzakomezanye. Mumbwira ati umva ujye udukorera uduti, ujye uduha uduti. Niba mutadukunda kandi mumbwira ati umva isubire mu biganiro byawe rwose isubire mu biganiro byawe byo kuvuga utagaragara, nta kibazo. So rero reka mbanze bashimire cyane mwebwe twari turi kumwe, bashimira abantu bakora subscribe. Mana ndashimira abantu bamaze kuba 423 je crois cyane abandi. Umva ndabashimira mwabantu mwe, ndabashima. Imana ibahe umugisha. Abakora like noneho ubu nabo mwese, Imana abatera comment, Imana umva sinzi mbese urukundo bakunda ntago namenye. Umva mumbabarire, munteze imbere agacano kanye nanjye kazamuke, wenda ndebe ko nazaba icyamamare nk'abandi, kandi nzambagurura agafanta. Umva Imana ibahe umugisha nyine. Merci beaucoup, muri abantu b'agaciro rwose. Ciao mwari kumwe nanjye Liza McDowell nk'uko nyine bisanzwe. Imana ibahe umugisha n'ukuri kandi ndabakunda cyane. Ciao bye bye, thank you.